Senga TV, kora subscribe. Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, amahoro Imana akomeze kubana namwe. Twongeye twagarutse Abasenga TV, Ubugingo TV1, Nowa TV1. Turi kumwe n'umuvandimwe wacu Kimanuka Jean Paul, mukunze kumwita Karikibonke. Jean Paul, umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Urumva ukomeye? Mfite ubwoba. Mfite ubwoba? Nta muntu udafite ubwoba muri iki gihe. Mfite ubwoba Bw'ibizaba cyangwa ibiriho? Oya, bw'ibirimo biraba. Bw'ibirimo biraba? Okay, twe dufite ubwoba bw'ibizaba. Oya, reka nkwereka Iza. Ngiye mfite ubwoba. Ariko nindamuka nkubwiye ikintu kiri kuntera ubwoba, nawe uragira ubwoba. Uzi ko abana bacu mu bigo by'amashuri, Yesu, abana bacu mu bigo by'amashuri, uzi ko leta buretse gatoya, uzi ko leta nitagira ikikora ngo ishyireho uburyo, ngira ngo RGB buriya niba ariyo ibishinzwe ntabwo mbizi, cyangwa se ariko se buriya muri ministeri, muri guverinoma y'u Rwanda harya buriya habamo abashinzwe ibintu by'amasengesho. Rasi RGB mwaka byaramo byose bibarizwa muri RGB njyanye n'amatorero n'amadini, ariko bari abashinzwe kumenya iby'imiryango, imiryango itandukanye, ndetse nta nubwo ari imyemerere gusa, ariko ntabwo nzi ko harimo abantu noneho bashinzwe ibigendanye n'intuzi, bashinzwe ibigendanye no kuba hari uburyo bategura. Okay, reka ndebe. Hari abantu bajya bategura ibiterane bya Rwanda Shima Imana. Yego. Aba bantu bajya bategura ibiterane bya Rwanda Shima Imana bakwiriye kugira uburyo bavugana na leta, hanyuma bagasaba uburenganzira ku buryo leta igomba kugira uburyo habaho amatsinda y'amagurupe y'amasengesho. Yego. Tukajya tujya mu bigo by'amashuri, tukajya gusengera ibigo by'amashuri. Kuko ibigo by'amashuri byinshi birimo imbaraga z'umwijima, ariko umuntu atamenya ngo muri iki gihe izi mbaraga z'umwijima zituruka hehe. Yego. Hashize igihe kitari gito nagiye nkunda gukurikirana ikigo kimwe cy'ahantu muri Gatsibo, ntabwo ndi kwibuka ukuntu cyitwa. Hagiye hagaragara, ngira ngo uwitwa Muyange TV ni wakunze kugenda bishyiraho, abana b'abanyeshuri bavuga bati hano muri iki kigo cyacu harimo imizimu. Yego. Ati hano muri iki kigo cyacu harimo abadayimoni, harimo amashitani. Yego. Ariko kuva icyo kigo cyo muri Gatsibo cyagaragaza ibyo bintu, bavuga ko harimo imyuka mibi, yemwe ngo bajya no mu matuwarete bagasanga amayo magini, hamaze kugaragara n'ibindi bigo. Uyu munsi uravugana n'umubyeyi akakubwira ati jyewe umwana wanjye iyo ari ku ishuri ntajya aba muzima, ariko iyo bamunyohereje akagera hano aba muzima. Yego. Usibye ababyeyi, hari n'abo twiganiririye noneho babarezi barerera kuri bimwe muri ibyo bigo bindi, yewe bitari naho muri Gatsibo. Bakakubwira ati twebwe ntabwo tuzi amashitani aba hano ayo ariyo. Yego. Ati gusa tubona abana bafatwa n'ibintu, ati tugatekereza ko ari ibyo bakuye he mu miryango yabo, ati ariko ntabwo tubizi. Yego. Ati gusa iyo bituyobeye abana turabohereza bakajya hehe, bakajya mu miryango, niba babasengera bakabasengera, cyangwa niba bavuza bakabavuza. Mu buryo bugaragara ngiye maze kuvugana n'ababyeyi barenze batatu, bambwira batejo bundi umwana wacu yafashwe n'ibintu ku ishuri tutazi ibyo ari byo, ati ubu turimo turasenga. Hari n'uwari wambwiye ati nyamuneka ntabara nanjye unsengera ibintu byakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bitari kera nanjye hafi aha ngaha hari amakuru nafashe y'undi muntu nanone wa hafi. Ibi bintu nanone byabaye. None rero ukibaza, ni ibihe bintu birimo biraba? Ni izihe mbaraga zatatse ibigo by'amashuri? Ese ni ahantu haba ibigo by'amashuri byubatse? Ese
abarezi bamwe na bamwe babigiramo uruhare kuko nabyo birashoboka. Yego. Kuvuga ko umuntu yize ntabwo ari igisobanuro cy'uko atakorana n'imyuka mibi. Ntabwo yigisobanuro cy'uko ari inyangamugayo. Ese ni ba nyiri ukubaka ibigo ibyo bintu mbega dukwiriye ndimo ndibaza ngo ni ikihe kibazo gihari mu bigo by'amashuri. Ariko nanone nk'umuntu usenga avuga ngo leta urabona ko hashize igihe turi muri guma mu rugo ku nsengero. Yego. Mu by'ukuri Isaac leta yakosoye yahagurukiye gukosora akajagari ko mu madini cyangwa se no mu matorero. Ku nyubako mbi n'ibindi byinshi nk'uko tubibona. Yego. Ariko nanone yakosoye kimwe ahubwo giteza ibindi byinshi. Guverinoma y'u Rwanda cyangwa no mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda ndabizi ko baratwumva. Uwavuga ko hari channel ya YouTube iri kuri ubu butaka bw'u Rwanda leta idakurikirana yaba agiye kubeshya. Ari nayo mpamvu ibi bintu gewe mvuga. Yego. Binabaye ngombwa ko mbisubiramo. Nabisubiramo. Cyane. Ntabwo leta yari bubure gukosora amakosa. Niba koko iyabona. Yego. Impamvu mvuze ngo niba koko iyabona nuko gewe ntari umunyepolitike. Abantu bashobora gushingira ku kintu runaka bafite ibyo birengagije cyangwa bafite n'ibyo bashingiyeho. Mu gihe rero hari ibyo abantu bashingiyeho cyangwa bakagira ibyo birengagiza, ntabwo nafata ibintu ngo mbigire 100% kandi sinanabigira 200%. Ahubwo navuga nk'umuntu ibintu byateguwe ntahari ariko ntanazi bwitanyiriza nyine icyagendeweho. Icyo navugaga nta kindi. Kuba leta yahaguruka ikavuga iti twebwe turabona mu madini harimo akajagari. Yego. Mu nsengero hari izubatswe mu manegeka, hari ubutumwa butari bwiza butambutswa muri izi nsengero, harimo ubwesikoro. Yego. Ibyo byose bakaba babifitiye amakuru babibonye. Ndinde wo kubihakana? Ntabwo nabihakana. Ndetse nanjye nk'umuntu urebera hariya ku ruhande nshobora kureba nkavuga ngo ibi bintu koko wa mugani bitewe naho nagiye ngenda nanjye ubwesikoro bwari burimo akajagari kutita ku nsengero sibyo. Yego. Ngo bazihereza agaciro baziteho bazikore bazigire neza kandi amazu yabo bayitaho cyane. Ugasanga na Bibiliya irabivuga muri Hagayi ngo inzu zanjye mwarazifashe muzigira iki umusaka. Ngo ariko mwebwe iwanyu muragenda mukagira gute mukaharimbisha. Ngewe navuga yuko leta kuri iki kintu no comment. Ariko nanone kubigendanye no guhagarika ibiterane aha hantu harimo ereri. Waba yarateguye umushinga wese, waba warateguye ibihano, waba waratunganije amategeko, hano hantu habonetsemo ereri. Kosa. Ndabivuga nk'umuturage kandi ushobora kuvuga ibintu ariko ejo nkongera nkabisubiramo. Yego. Iyo twajyaga mu biterane, yego, hari abajura bihaniraga muri bya biterane bagakira ubujura bakaba bazima cyane. Iyo si inyungu. Yego. Abapolisi bari kuzajya basimbukana nayo mabandi baba bongeye gusimbukana nayo. Oya. Iyo twajyaga mu biterane hari abantu bakizwaga bihanaga ibiyobyabwenge. Yego. Niba umuntu yari buzajya kunywa ikiyobyabwenge akica umugore akaba yihannye, iyo si inyungu? Ni inyungu. Imana ntiyungutse, na leta ntiyungutse cyane. Aho ribu yari kuzajya igenda kwirukanka ngo runaka yishe umugore cyangwa yishe umwana kubera ibiyobyabwenge. Iyo kese ntibihagaze. Ibihagaze. Urakoze cyane. Aho iyo twahagararaga mu biterane hari abantu bihanaga uburaya. Bivuze ngo kwihana uburaya byatumaga inda zakagombye gukurwamo n'abana bakagombye gutabwa mu misarani no mu bigunda no mu mazi bagira gute baba batakijugunywe mu mazi cyane. Iyo si inyungu cyane. None si cyo ni igihombo kuri leta, si inyungu ku mana se? Aha, iyo myuka mibi
ndabizi neza ko hari ibiterane twakoraga abantu barwaye bafite ikibazo cyo indwara zo mu mutwe cyangwa n'ibindi bintu by'imyuka mibi. Kuko uyu munsi tuvugana Indera huzuye y'abantu bitwa yuko bari traumatize, bitwa ko bafite ibibazo byo mu mitwe mu buryo butandukanye. Ariko bene izo ndwara hari uburyo abariyo bose siko twabasengera ngo bakire, ariko byibuze hari abariyo twajyaga dukubitanira mu biterane tukabasengera bakagira gute bagakira. Wabyumvisha? None niba abo bantu bakize, consommation bari bukonsome kuri leta iragabanuka. Birasobanuye ngo kugeza kuri uyu mwanya kuba abo bantu bari Indera cyangwa bari n'ahandi barimo bagenda bazengerezwa, hari umuntu wahita yibaza hano ngo ese ngo leta yabujije abantu ngo gusenga, ngo kuba twabasengera. Leta ntabwo yatubujije kuba twasengera abo bantu, ariko nanone aho twababoneraga mu buryo bworoshye ntabwo bikibaho. Ni nayo mpamvu wumva no muri ibyo bigo by'amashuri iyo myuka mibi yiyongereye. Urumva? Bamwe na bamwe gufungwa kw'insengero igihe kingana gutya byateje ingaruka ko hari abantu ba mutima muke wo mu rutiba basubiye mu bupfumu, bajya gupfumaguza, bajya kuraguza, abandi barongera bajya no gucisha cyane. Inyamara ariko agakiza kagiraga gute karabafataga. Hano hari umuntu ushobora guhita yibaza ngo none se uwo muntu we ngo wagushijwe nuko leta yafunze insengero ubundi ubwo yari abirimo? Yego ashobora kuba atarabikomeyemo, ariko byibuze byaramufataga. Hanyuma biza kurangira agahuka kagize gute? Gahuye n'umunyotsi. Yego. Wabyumvise Aiza? Yego. None rero kuba leta yarashyizeho ibihano no gukosora ibintu bigendanye n'amadini, nongere mbisubiramo nta kibazo mbifiteho. Ariko nanone kubitinza umwaka ukihirika, undi mwaka ukihirika, iyi ni ereri. Ni bimwe mu birimo byinjiza iyo myuka mibi mu mashuri, mu bigo, cyangwa se no kugira ingaruka z'ubwicanyi bukabije muri iki gihe. Urabona muri mu ngo amakimbirane yo mu ngo yarushijeho kwikuba. Inyamara ariko abantu umuntu yabonaga bimuyobeye agahita yiroha mu masengesho, akiroha ku rusengero akagenda akirirwayo yumva ijambo ry'Imana, cyangwa yajya mu giterane agakubitana n'ijambo ry'Imana bakamubwira ngo uramenye utigirira nabi kandi utagira nabi mwene so, bikarangira avuye mu giterane hari ibintu byoroshye. Ubu bwicanyi rero bukabije bungana gutya. Wabyumvisha Aiza? Ubu bwicanyi bukabije bungana gutya bwiyongereye, aya makimbirane yo mu ngo yiyongereye gutya. Ngewe nagatanze icyifuzo ko leta yakagombye kubyigaho, abujuje ibisabwa bagakingurirwa ibiterane bigakomeza, kandi nubwo baba batarabyuzuza mu buryo bwuzuye 100%, ariko byibuze bageze nko kuri 80% bakabakingurira, ahubwo bagashyiraho amategeko y'uburyo 20 yari isigaye kwijana bakayiha igihe ntarengwa. Ariko abantu barimo barasenga, barimo barakora ibyo. Kuko uyu munsi kubwira abantu ngo nibazana imisanzu yo kuzuza ibisabwa 100% batarimo barasenga, abenshi bacika intege, bakavuga ngo nubundi leta yanze kugira gute kudufungurira. Ubwo muragira ngo tuyatange muzayajye, murimo muragira ngo tuyatange muzayiri, ejo mutubwire ngo ntago ari bokingure ngo ari bituzuye. Yes, nibyo bibaza abantu bibaza. Rero rwose RGB, urwego rw'imiyoborere RGB, rwakagombye kugenzura iki kintu. Ese koko abanyamasengesho ntacyo bari bamariye igihugu? Yego, abariko tubivuga. None se niba abanyamasengesho bashobora kuba ntacyo bamariye igihugu, kuki habaho Rwanda Shima Imana? Iyo yabije gukora icyitwa fasting, amasengesho yo gusengera igihugu. Ndabizi neza mu bihe bigiye bitandukanye turabibona banatumiye n'umukuru w'igihugu, akajyayo muri ayo masengesho, akagenda akababwira ati banyamadini, nubwo muba mwantumiye nkaza, ariko nimugira uburyo mukosora. Mu by'ukuri respect excellence wacu cyane, rwose respect pe. Ariko nanone kubigendanye no gukomeza gutinza umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, abantu bararushaho kujya mu murongo w'ubupagani.
kandi ingaruka biteza ni uko ubwo bwicanyi bwiyongera, ingaruka biteza ni uko ibyo biyobyabwenge byiyongera. Ejo bundi nabonye mu karere ka Ngoma barashyizeho za drone noneho zigenzura ahakorerwa ibiyobyabwenge. Yego ibyo bintu nibyo rwose, ntabwo mbizi niba dushobora kubyita gushaka akazi, ariko nanone niba atari ugushaka akazi, ni byiza yuko abantu bafite aho bahuriye n'imyemerere cyangwa n'imyizerere bakagombye kuba bagira uruhare nk'uko leta ibisaba. Ngewe nemera, Isaac reka nkubwire ibintu nemera. Yego, ntabwo nemera ivugabutumwa ry'abanyamadini ritarimo kubakira abatishoboye. Iryo vugabutumwa sindyemera. rirananiye. Impamvu ntaryemera Ni iyi. nuko muri misiyo ya Kristo Yego. harimo guhindura umuntu w'imbere no guhindura umuntu w'inyuma. Ndatanga urugero. Uruhe? Iyo Yesu yahabaga ahagaze mu biterane Yego. arimo arabwiriza, Yego. umuntu yazaga arwaye akamubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije kandi n'ibyaha wari ufite ugize gute urabibabarira. Bivuze ngo Yesu yabaga akoze iki yavugaga ijambo cyangwa agakora igikorwa mu mwanya umwe, ariko gikiza iki abantu babiri, umuntu w'ubugingo n'umuntu w'umubiri. Yego. Reka nguhereze urugero. Hari ahandi hantu Yesu yigeze ngo yicaza abantu, ariko ngo bari bamaranye iminsi. Yego. Noneho ngo mu minsi bari bamaranye, ngo arabitegereza, ngo abona yuko bashonje. Yego. Ngo abwira abigishwa be, arababwira ngo bigishwa banjye, ntabwo nakora ikosa ryo gusezerera aba bantu ntabanje kubagaburira. Isari yagira gute? Yabatsinda mu nzira. Yego. Kitonderwa hano abantu tujya tubigendanamo neza. Hano byari ibyo kurya by'umubiri, ururimi rwumva umunyu n'amenyo akacanga. Wabyumvishe? Umuhogo ukagira gute? Ukamira. Birasobanuye ngo Yesu ntabwo ajya yita ku muntu w'umwuka gusa ngo yirengagize umuntu w'iki? W'umubiri. Birasobanuye ngo rero ngewe ntabwo nemera idini iryo ari ryo ryose ryagira icyitwa ishingiro ry'ubutumwa ariko butarimo kugira gute? Butarimo kurema impinduka ku mubiri. Yego. Nemera idini rishobora kubaho cyangwa se umupasiteri cyangwa umubishop ushobora gukora stati. Ikibazo ariko nuko tuzifite tutagendera izo stati. Nibyo naringiye kuvuga. Nuko mwitegurwa ry'amastati y'aya madini biba birimo ko bazafasha, biba birimo ko bazafasha imfubyi, biba birimo ko bazafasha abatishoboye, bakabambika, biba birimo ko bazahindura imibereho y'abakristo mu buryo bw'umubiri. Yego, burya stati niko ziba ziteguye. Utayiteguye gutyo leta RGB ntago yaguha ibyangombwa. Ikibazo gusa nuko iyo bamaze kubahereza ibyangombwa bahita bacaho bakagenda, ubundi bakaba babyaranye iki? Abo na RGB. Niyo mpamvu rero navugaga ngo nemera 100% ko abanyamadini bakagombye kuba bagira ishingiro ry'ubutumwa buhindura umuntu w'umubiri n'umuntu w'iki? W'umwuka. Ibyo ndabyemera. Yego. Ariko nemeranya neza nanone na leta ko ibidakosoye byakosorwa, ariko hatarimo gukiza kimwe ngo hagire gute? Bateze ibindi bitanga. Yego. Isaac, ntabwo ndibuze gutinda muri iki kiganiro. Ngewe n'ubutumwa nageneraga leta, kandi ngewe ni n'icyifuzo nahaga ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Yego. Kuba mwarakosoye ibyari bikosamye rwose respect, ariko igihe nanone kingana gutya nabyo nanone ni uguhungabanya ibintu kuruta kubikiza. Reka mbivuge, ni ukwica ibintu kuruta kubikiza. Nubwo bidapfa byose, ariko hari ibipfa. Nk'abo bose twabwirizaga muri ibyo biterane, abo bantu biyahuza ibiyobyabwenge, abo banywa urumogi ndetse n'ibindi, nubwo ntabura nanone no gushimira leta
hamwe no ku bufatanye na kompasiyo n'amadini yego ku biterane bajya bategura mu mpeshyi byo kurwanya ibiyobyabwenge. Ariko nanone nubwo babirwanya tugira imbogamizi z'uko bya biyobyabwenge bikomeza kwiyongera. Ndakwereka uburyo bimeze. Hagati yo mu kwezi kwa 7 kuzamura mu kwezi kwa 9 nibwo kompasiyo ku bufatanye n'amadini bakora ibyo biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge. Ariko hagati aho mu mezi abanza ni ukuvuga ngo ibyo biterane nta biba bigize gute, nta biba bihari. Icyo nshaka kugira ngo mvuge noneho ni bande noneho baba bazibye ibyuho hagati aho ngaho, ni abanyamadini. Niyo mpamvu rero navugaga ngo banyakubaho abayobozi, iki kintu mwakagombye kukigaho mukareba imyaka ishize irahagije. Niba hari abantu bujuje bisabwa, kubera iki mutabakingurira insengero ngo basenge, bongere bakora ibiterane, bongere bigisha imiryango kubana neza, bongere barwanya amakimbirane mu miryango yo mu ngo, ubu bwicanyi turebe ko bwagabanuka. Hanyuma kandi n'izi ndwara z'amayobera zituruka ku myuka mibi biri mu bigo by'amashuri, abo banyamasengesho ngo bongere bagabe ibitero babirwanya. Ngewe nasabaga ngo niba byakunda rwose habayeho amatsinda y'abanyamasengesho yajya agenda akajya mu bigo by'amashuri, niba ari hano Kagugu, niba ari ibunaka, hakaboneka itsinda ry'abanyamasengesho rijya gusengera mu bigo by'amashuri. Mu by'ukuri ibyo bintu biramutse bikunze byaba ari byiza. Isaac, yes, ibi bintu urabyumva gute? Kuko ndimo ndajya gusoza iki kiganiro. Bwawe wasabaga leta y'u Rwanda dushingiye ku kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, Minisiteri y'imiyoborere y'imiryango, yego, ifite mu nshingano ku miryango itegamiye kuri leta harimo n'amadini, yego. Ikindi rero twakongera tunayisaba nubwo yakingura kuri abangaba basaba bamaze kuza ibyangombwa cyangwa bageze kuri 80% nawe ukurikiye neza. Ariko nanone ikindi, yego, iyi miryango tureba ahangaha harimo n'abafite ibi bigo by'amashuri, yego, ibi bigo by'amashuri tuzi ibigo by'abapadiri biri muri iki gihugu by'abihaye Imana, turi kugendana aho ngagenda hagaragaramo icyo kibazo cy'abana bacu bagenda bafatwa n'imyuka mibi iba yabateye muri ibyo bigo. Dusabe ubwo ibyo biterane no mu bigo bajye bashyiramo ibiterane bifunguye. Tuve ku ijambo bivuga ngo bafite umuryango bita Agespora, bari abanyeshuri bagenda bahuriramo, nube ariko mu gihe wabaye uwo muryango utegura abavuga butumwa, utegura abigisha, utegura abahanzi, mbega wowe kuboka ku giterane kw'abanyeshuri apana bya bindi byaba biteguriye biri ku mpapuro cyangwa se biri ku nyuguti aho ngaho, sibyo? Iki kinyagira ngo nongereho uwo muryango n'iki kigomba gukorwaho, kuko mu bigo by'amashuri tugaruka kuri akantu kaba abana bacu bagenda bakarwarirayo bakazana, ndetse twabageze mu rugo twasenga Imana. Ni imyuka mibi muri make barwara, ni imyuka mibi kandi ibi bigo byinshi birahari bifite imyuka mibi, yego, ku buryo bigoranye ko wavuga ngo ni iby'abana bakuye mu miryango iwabo. Oya, biba mu bigo. Ahubwo iyi myuka ihagera gute? Iyi myuka impamvu ihagera, ibi bigo usanga ba nyirabyo n'abandi bagiye kubishinga ku giti cyabo. Reka mvuga aka kantu, wasabye leta yo kurangire ko nsaba aka kantu, nubwo leta itemera ibintu bijyanye n'uburozi, ako kantu gashimangira nubwo leta itemera ibintu bijyanye n'uburozi, ikavuga ngo turagenda hariya Kacyiru tujye kubipima, ariko nyamara hari uburozi budapimwa. Imyuka mibi se barayipima, ntabwo ibintu baterekere bipimwa, ntabwo ibyo bintu bipimwa. Rero ubwo ibi bintu bidapimwa kandi na leta irabizi, n'abaganga bavura ibyo bintu barabizi, byo bwo ati ibi bintu mu mujyana umuntu mushaka uburyo mujya gusenga cyangwa mushaka umuti runaka muvure, ibi bintu maje kumenyekana, reka tubwire leta yuko uburozi buhari, ibi bintu nabyo bihagurukire. Niba ari ibyo gusengerwa, igihe cyo gusenga kandi cyimbitse kizwi, no mu bigo by'amashuri habe biterane
biyobowe n'abakozi b'Imana babisigiwe iki amavuta. Ubundi reka dusoze Isaac, Yego. ariko muri rusange Yego. birababaza kohereza umwana wawe ngo ajye kwiga ari muzima. Yego. Ariko ejo yagera ku ishuri ngo umutwe wa buri gihe, umugongo, ngo umugongo wa buri gihe, ngo umwana bagera mu masomo ngo akibagirwa, ibitotsi bikaba biramuyoye, kandi umwana wamwohereje ari muzima. Yagaruka mu rugo ugategereza bya bitotsi, ugategereza wa mutwe na wa mugongo ukabibura. Ibyo bintu byose wabitegereza ukagira gute ukabibura kuri we. None kuki niba abantu batemera yuko uburozi bubaho, yego, ese ntitwanashyira no mu nyurabwenge ngo dutekereze? Umwana kwiga byamunaniye, yego, arabona inyuguti akabona n'ibintu by'ibinyabwoya birimo biragenda cyane, kuko hari uburyo umwana yicara ku kibaho yajya areba akabura inyuguti kandi mwarimu yanditse cyane, ariko yaza mu rugo yafata amakaye agasoma neza cyane, kandi yagiye ari muzima. Urumva kugenda ni muzima, no kugaruka iwawe agera mu rugo ari muzima, ariko ku ishuri nta mahoro. Ku ishuri ni ndembe. Hati jewe hari ibintu mbona, yego, hati kandi hari n'abantu mbona, yego, hati hari ibintu biba bicaracara, mbona ibinyugunyugu. Ndagira ngo ari ibyo ndi kumva. Kandi nanone idini ntabwo ryakifata ngo ryishore mu kigo cy'amashuri leta itabigizemo uburenganzira. Ntabwo bishoboka, ntabwo ibi bintu byakunda. Rero banyakubaha abayobozi, ibi bintu turabizi ko mudutega amatwi mukatwumva. Yego. Nubwo wenda mpamya neza yuko abantu bagira imyumvire itandukanye. Yego. Ariko twebwe turavuga ibi ngibi nta yindi ntego yindi dufite, yaba iyo kuyobya umuntu, yaba iyo kugumura umuntu, yaba iyo guca igikuba no gutera ubwoba. Cyakoze iyo umuntu abibatije akabikubatiza akabigushyiraho urabyemera, ariko nta yindi ntego dufite usibye yo kuvuga ngo byakabaye byiza amadini yongeye gukomorerwa agakora ibiterane, akajya mu bigo by'amashuri agasengera abanyeshuri, akajya mu masantere atandukanye, tukongera kubwiriza ubutumwa, tukareba yuko ubu bwicanyi, ibiyobyabwenge, ubu burozi byagabanuka, abantu imitima mibi bafite ikabamo akajya imitima mishya, abantu bakongera kubwirizwa ubutumwa, bakongera bakagira indi imitima y'ubugome y'ubwicanyi ikabavamo kabisa, abantu bakongera kuba babeza cyane rwose. Ndabashimiye cyane Isaac, amahoro Imana akomeze kubana namwe, turabashimiye, mugire ibihe byiza, kanda subscribe, nakagaruka, like na comment ni ingenzi cyane, turabakunda cyane, murakarama.